itarakanguka muri bo. Here Jesus realized that the mind of Thomas and Philip was not awake yet. Ari kugerageza kubikangura. He's trying to awaken them. Kugira ngo naramuka agiye ntibazasigarana amateka, bazasigarana ubuzima bwa Kristo muri bo. So that when the time comes for him to depart from them, they will not be just left with the stories about him, but they will be left with his life in them. Niwe mutwe w'akazi kawe ukora. Jesus is the head of your job. Yutabanye nawe nta sagesse ugira. When you don't have Jesus, you will not have wisdom in the job you are doing. Mukazi barayajisa nk'abapagani nawe ukariyajisa nkabo. They will react as pagans to situations that will arise, and you will copy their ways and act like them. You will not be differentiated. Aba bagabo bagendanye na Yesu ariko ntibagendanye n'umwuka wa Yesu. These people walked with Jesus, but they did not walk with his spirit. They were with him physically, but his spirit was not in them. Nicyo dukeneye uyu munsi. What we need today, dukeneye kugendana n'umwuka wa Yesu Kristo. We need to walk with the spirit of Jesus in us. Umwuka wa Yesu Kristo nimpinduka ku muntu. The spirit of Jesus brings change in a man's life. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Niwe rembo ry'abizera ngo abereke icyerekezo kijya mu ijuru. Reka tujye muri Yohana gusa. Yohana 14 verset 1 ou 2. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntimuhagarike imitima. The word of God says, let not your heart be troubled. Ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Believe in God and believe also in me. Uyu ni Yesu uvuga aya magambo. That is Jesus speaking. Kwizerera Imana muri Yesu Kristo. We believe God through Jesus Christ. Kuko Yesu ari we nzira y'ubugingo. Because he is the way to life. Kuko Yesu ari we nzira itugeza kwa data. Because he is the way to the Father. Ngo agiye kudutegurira aho tuzaba nituba muri we. Because he says he's going to prepare a place for us to be if we are in him. Ngo mu rugo kwa se hari amazu menshi. He says in his Father's home there are so many houses. Iyaba bidahari ngo abasha kubabwira. But if they were not there, he would let us know. He would tell us. Amen. Amen. Buri mwana amenya famiye ye. All children know about their families. Ntimureba ko hano mu isi hari amazu menshi. You see, in this world there are many houses. Tujyana abana ku mashuri. We take children to school. Ariko buri mwana iyo avuye ku ishuri amenya inzu atahamo iwabo. But all the children, when they come back from school, they know their address. They know where their houses are. Hano ijambo ry'Imana riduha urugero ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. And here the word of God is telling us Jesus is the way, the truth, and the life. Iyo ukurikiye umwana uvuye ku ishuri akugeza iwabo. When you follow a child who is coming from school, you will follow them until they reach their house. Nidukurikira Yesu tuzagera kwa data ku Mana. When we follow Jesus, he will lead us into the way to the Father's home. Kuko Yesu numwe n'Imana. Because Jesus is one with God. Kuko Yesu ari imbabazi n'urukundo. Because Jesus is mercy and love. Dusome ku murongo wa gatatu n'uwa kane. Verse 3 and 4. Kugira ngo ubyumve neza. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Continue 5. Toma aramubwira ati, databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? C'est point d'interrogation. Hano Yesu yavuganaga n'abantu be.
Here Jesus was talking to his people. cyangwa se yavuganaga n'intumwa ze. He was talking to his disciples. Nawe uyu munsi uri intumwa ya Yesu. And today you are with Jesus also. Yababwiraga ngo uyu munsi noneho inzira murayizi kuko muri kumwe nanjye. And he said to them, today you already know the way because you are with me. Nawe uyu munsi inzira urayizi kuko wamenye Yesu. And the same applies to us. We also know the way because we have come to know Jesus. Ariko hano haje nk'umugabo umwe Toma aramubwira ati inzira twayibwirwa n'iki? But there is one man, Thomas, here. He's doubtful. He asked him, how can we know the way? Nuba ngo aramubwiye ngo situza aho ujya. And he was like, as if he was saying, we don't know where you are going. Dufite abantu uyu munsi bavuga bati ntabwo tuzi Imana. There are many people today who say they don't know God and they don't believe in him. Inzira twayibwirwa n'iki ijya mu ijuru? Twabwirwa n'iki kubyo muri kutubwira ari byo? How can we know the way to heaven, or how can we believe if what you are telling us is the truth? Abagabo bameze nka Toma uyu munsi bariho uyu munsi. There are many people like Thomas today. Ariko no ku murongo wa 4 aravuga ngo kandi aho njya inzira murayizi. But on verse 4, he had just told them, where I am going, you know the way. Nubwo inzira tuyizi ariko turi kumwe n'abandi bantu bavuga ngo mbese inzira ni yihe? Harimo abaciyoboza. We know the way, but among us, there are many that don't know the way. They are still asking, where is the way? Niyo mpamvu hano ku murongo wa 5 avuga ngo Toma aramubwira ati databuja ni tuzi aho ujya inzira twayibwirwa n'iki? That is why on verse 5, Thomas is among all the other believers who are with Jesus, and he had just told them, but Thomas came up and said, where are you going? We don't know the way. Ubana n'umuntu mwiza rimwe na rimwe ntumubone ko ari mwiza. Sometimes you can live with someone and you don't even understand them. No. Toma nabyo yabonaga. Thomas was with him, but he couldn't understand him. He couldn't see what others were seeing. Dufite abantu uyu munsi batumva ijambo ry'Imana kuko ntago babyumva. Yesu ntabarimo. We live with people who don't know where what is going because they don't have Jesus in them, and they are not even willing to receive him so that he can guide them. Kandi yababwiye ngo aho njye inzira murayizi. Yet he has told them, where I am going, then you know the way. If you know me, you know the way. Kandi Yesu yababwiye ngo nimuhagarike imitima. And he has told them not to be ku murongo wa mbere. He has told them not to be troubled on verse 1. Nimuhagarike imitima yanyu. Don't be troubled. Mwizere Imana nanjye munyizere. Believe in God and believe also in me. Na magambo Yesu ababwira. Those are Jesus' words to them. Tubana n'abashidikanya mu gihugu turimo, mu nzira ducamo, mu kazi dukora. There are so many people who are doubtful about this kind of teaching everywhere you meet them, where you work from, even on the way, or even where you live. They are all there. Ku murongo wa 6 aravuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye. And then on verse 6 he answered Thomas and said, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father but by me. Kandi Toma yari yarabanye nawe igihe kirekire. And Thomas had been living with Jesus for a long time. Toma yasenganaga nawe kenshi. Thomas was praying with Jesus for a long time. Ariko ntaramenya inzira. But he didn't know yet. Ubana n'umugabo umeze nka Toma, ubana n'umugore umeze nka Toma. It is possible to live with a husband or a wife who is like Thomas. You are with them every day, but they don't know you anyway. Ubana n'umuvandimwe umeze nka Toma. Even your relatives can be like Thomas. Ushobora kubana n'umubyeyi umeze nka Toma. Your parents can be like that too. Aha mu yandi magambo. In other words here, Yesu yari kumwe na Toma ariko Toma ntiyigeze abona Yesu. In other words, Jesus was with Thomas, but Thomas was not with Jesus.
kandi ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. And yet he is the way that must lead Thomas to life. Uyu Toma azamenya inzira y'ukuri n'ubugingo gute? How will Thomas know the way to life if he cannot see the way and the way is with him, but he doesn't see it? Dufashe cyane. Amen. Hano aravuze ngo ubu noneho mwarambonye. This word says, now that you have seen me, nta rwitwazo mufite. there is no excuse whatsoever. Imana yarakuvugishije, nta rwitwazo ufite. The Lord has spoken to you, there is no excuse. Wabaye mukuri, nta rwitwazo ufite. You have lived in the truth, you have no excuse. Wabonye Yesu akora, nta rwitwazo ufite. You have seen Jesus work, there is no excuse. Wagendanye na Yesu uramubona mu mbaraga ze, ntacyo uzireguza. You have walked with Jesus and seen him in his might and power, there is no excuse at all. Ariko amakosa yanjye ndacyashyira kuri wowe. Amakosa yanjye ndacyashyira kuri wowe. But my faults, I still attribute them to you. My sins, I attribute my sins to you. Hano ku murongo wa karindwi Yesu yakomeje kuvuga, yarababwiye ati iyaba mwaramenye. Jesus said to them on verse 7, if you had known me, muba mwaramenye na data. you would have known my Father as well. Uhereye none muramuzi, But from today you know kandi muramurebye. But from today you have known my Father and you have seen him because you have seen me as well. Reka nkubwire mwene data, Yesu ari muri twe nitumwizera nk'Imana. Yesu Jesus, ni urufatiro rw'ubugingo. he is the foundation of life. Ni urufatiro rw'ubuzima bwo muri Kristo. He is the foundation of the life in him. Niwe shome, niwe nzira. He is the way of the life in him. Ibyo twakora byose, uko twakwitwara kose, inzira ni Yesu wenyine gusa. Whatever kind of life you may decide to live, if you are in Jesus, he is the foundation and the way and the finish of the life you are living in him. Aba bantu bameze nka Toma tubana nabo mu buzima bwa buri munsi. The people who are like Thomas, we live with them every day, in everyday life. Hano ku murongo wa 8 Filipo aramubwira ati, databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Aba ni abantu bagendanye na Yesu mu gitondo na nimugoroba. These are the people, Thomas and Philip, were walking with Jesus every day, morning and evening. Ariko ntibaramenya Yesu bari kumwe. But they did not know the kind of person they were with. They did not know the Jesus they were walking with. Ugira umugabo mwiza munzu, ukagira umugore mwiza munzu, ariko kwa mumenyereye ntumumenya n'Imana, Imana ivuze ntumumenya. Ntumenya ko Imana yavugiye muri we. You may live with a man or a woman in the house who are good to you, but because of familiarity, you don't pay attention to get to know them better. Kubera iki? Why? Kubera ko Yesu ari kure yawe. Yesu ari kure yawe. Because Jesus is far from you. Yesu ari hafi yanjye bitewe n'umutima wanjye. You can let Jesus be far from you or near you depending on the heart, the desire you have for him to know him better. Yesu ari hafi yanjye bitewe n'umutima wanjye, ari kure yanjye bitewe n'umutima wanjye. He can live at a distance you decide for him to be. That is for you to decide. If you want him near, he will be near. If you want him far, he will be far. Mu buzima bwa buri munsi dufite abantu bameze nka Toma, dufite abantu bameze nka Filipo. There are people who are like Thomas and Philip in our everyday life. Ahanga bari kuvugana na nyir'ubwite.
But here they are speaking to him directly, but they don't know him. They don't understand him. barimo baravugana na responsable w'ijuru. They are speaking to the one who is responsible to the ways of heaven. Ariko kugeza uyu munsi ntago baramumenya. But they don't understand him. Ntago barabasha kugendana nawe. They are walking with him, living with him, but they don't know him. Iki gihe cyose bamaranye na Yesu bari abantu bumuntu. All the time they were with Jesus, they were mere human beings. Somera ku murongo wa 9. Verse 9. Reka dusomere yadusomeye ku murongo wa 8 we. Dusomere 9:10 s'il vous plaît. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo, umbonye ababonye data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri nge? Amagambo mbabwira si nyavuga ku bwanjye, ahubwo data aguma muri nge, niwe ukora imirimo ye. Imana idufashe cyane. The Lord help us. Aba bantu b'Imana bagendanye na Yesu igihe kirekire. These men of God, they walked with Jesus for a long time. Confusion bari bafite, c'est terrible. The kind of confusion that was in them was terrible. Babanye na Yesu ukora ibitangaza. They were with Jesus when he was performing miracles. Babanye na Yesu bohora abantu bagakira indwara. They were with Jesus when he was delivering people and healing those who were sick. Babanye nabo babwira ko azava muri bo akagenda. He was with them when he was telling them that one day he will depart from them and be taken away. Ariko ngo ntago bazi yajyo. But they didn't know where he was going. Bari yavegere bari kumwe na Yesu. Babaye impumyi bari kumwe na Yesu. They were blind, yet they were with the sight giver. Iyo mwuka wera atarinjira mu buzima bwawe, uburi impumyi mu buzima bwawe bwose. When the Holy Spirit has not come into your life, you are actually walking blindly. Nubwo yavuga kajana, amatwi yawe abapfuye kuri Yesu. Nubwo yavuga inshuro 100. No matter how much Jesus can speak to you, if the Holy Spirit has not come into you, your ears will remain deaf and your eyes will remain blind. Aha bari baramenyereye Yesu nk'umugabo nkabo. Here they had taken Jesus for granted as a man, a fellow man like them. Kuko barasangiraga, Because they were eating with him, baragendanaga, they were walking with him, bavugaga ku butumwa hamwe. they were speaking, preaching the gospel with him. Ariko iyo yababwiraga ngo ni Inzira, But when he told them that I am the way, umugabo nkawe se uri inzira koma. Ko So natwe they- turi abagabo, natwe twaba inzira rero. they would see him just in his mere human form and ask themselves, how can you be the way? Iyi ni confusion. Iyi ni confusion spirituelle. This is spiritual confusion. Ona iyo dusenga So when we pray, tutaramenya Yesu, without knowing Jesus first, tuba dufite confusion. we have confusion. Kuko Yesu ni uduha revelation y'umwuka spirituelle. Because Jesus is the one who gives us a spiritual revelation. Iyerekwa rya Yesu Kristo riri muri wowe, So when the revelation of Jesus is in you, uba uri mu rugendo rugari. then you are in a right way. Abantu barakubwira ngo ndi mu Mana. Well, you will hear someone telling you, I am in God. Nta mana udafite Yesu. But you cannot be in God without having Jesus in Kuko you. Yesu ni utugeza ku Mana. Because Jesus is the one who takes you to the Father. Iyo umuntu akubwiye ngo njye nsenga Imana, ni iyihe mana usenga? Someone can tell you, me, I pray to God, but what kind of God do you pray to? Umubudiste nawe afite Imana? A Buddhist prays to God too. They have a God they pray to. Umuhinde nawe afite inka ye? The Indian prays to a cow.
iyo uvuze imana wowe ufite nge sinumva icyo uvuze. So when you talk about God, I will not understand you. Ariko iyo uvuze Yesu Kristo mpita numva icyo uvuga mu mana. But when you talk about Jesus, I will understand what you are talking about. Kuko Yesu ari we nzira itugeza ku mana. Because Jesus is the way that takes us to the Father. Niyo mpamvu twabisomye hano ngo ni we nzira. As we have read here, he is the way. Ntimuhagarike imitima, ni we nzira. Don't be troubled. Let not your hearts be troubled. Niyo mpamvu umuntu akubwiye ngo nge nsenga imana. Imana tubonera hehe? So if someone tells you that they pray to God, you will ask, if you have known Jesus, you will ask yourself what kind of God they pray to. Is it the God of Jesus or any other God they think about, they have made of for themselves? Nshobora gushyira icupa iwanjye nkaryita imana. Someone can put a bottle on that table and say that is my God. Ariko iyo umuntu akubwiye ngo namenye Yesu Kristo uduhuza n'Imana, uwo muntu uzamwumva umutega amatwi. But when someone tells you, I have come to know Jesus, who is my connection to God, then that person, you will understand them twice, because you know now what kind of God they worship. Niyo mpamvu nabahaga urugero. That's why I gave you an example. Kubera icyo aba bagabo babiri bari bafite confusion kuri Yesu. I asked myself, why do these two men had confusion about Jesus? Thomas na Filipo. Thomas and Philip, why were they confused about Jesus? Kandi zari intumwa zikomeye za Yesu. And they were very strong men and disciples of Jesus. Nuko umwuka wa Yesu wari kure yabo. But the Spirit of Jesus was far from them. Imana idufashe cyane. Somera kugira ngo ubyumve neza ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. To understand this better, you read verse 11 and 12. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse agakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Amen. Reka mbabwire. Let me tell you. Yesu ageze ahantu none atangira kubabwira ati basi nimwizezwe n'imirimo nakoze mureba. Now Jesus has reached a point of convincing them to believe because of what they have seen him do. Kuko kwizera Yesu ntago bikibarimo. Ntibabyumva. Because believing in him is not in them. Ngaho imirimo nakoze nimuyirebereho mumenye yonjya namwe mukurikira iyo nzira. So if it is too hard for you to believe in me, then let my works convince you. Iyo Yesu aje nk'urukundo. Iyo Yesu aje nk'urukundo muri wowe. When Jesus comes to you as love, hari changement iza mu buzima bwawe. There is a change that takes place in your life. Hari impinduka zinjira mu maraso yawe. There is a change that enters your blood. Ntushobora kwibagirwa Yesu. You cannot forget him. Ntushobora kwibagirwa Yesu mu ijambo. You cannot forget him in the word. Ntushobora kwibagirwa ibyo yakubwiye. You cannot forget what he has told you. Waruzi niyo wagwa. Even when you backslide. Wibutswa n'ibyo Imana yavuganye nawe. Still the words that God has spoken to you, they keep ringing in your ears. Ukongera ugakanguka. And then you rise up again. Hari nari natakaye. And then you realize that you had missed the way. Ariko Thomas na Filipo ntago bari ntibegeze babona ntibegeze bumva. But these two men, that spirit of Jesus was far from them. In other words, they did not see, they did not hear. Aba bagabo bari abantu b'Imana mu byukuri. These men were in fact the men of God. Ariko umwuka w'Imana wari kure yabo cyane. But the Spirit of God was far from them. Bazi Yesu. They know Jesus. Ariko bamuzi nk'umuntu. But they know him as a fellow human being.
bamumenyereye nk'umuntu babanye nawe. They have taken him for granted as their fellow common man, muvuga butumwa ukora ibitangaza bigatambuka, who sometimes can do one miracle or two and life goes on. ariko arababwira ati ni njyewe nzira. But then he wants to open their eyes and let them know that he is the way that will lead them to heaven, to the Father. ako ntibarumva inzira, kuko mu muntu w'umugabo nkatwe ari inzira yacu. And then they started seeing him in their everyday life as he walks with them and say, how can you be the way? Hano biratangaje ku murongo wa 8, Filipo ngo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. And then Verse 8, Philip says, okay, we get you, but just show us the Father and that will be enough. imagine uyu mugabo agendanye nawe igihe kitari gitoya. You can imagine this man and the time he has spent with Jesus. Ariko hano arababwira ati ku murongo wa 10 na 11 agerageje kubabwira imirimo yagiye akora agendana nabo kugira ngo nibura arebe ko bibuka. But here on verse 11 and 10, now that he sees that their minds are still closed about him, he's trying to wake them up through the works he has done among them. Ariko ntago barabyumva. But still, they don't get him. Bagiye kure ya Yesu. They don't understand him because their minds are far from Jesus. They are with him physically, but their minds are far from him. Aba bagabo bari bakeneye kongera kuzura andi mavuta ya Yesu Kristo mashya. Bari bakeneye kuzura andi mavuta ya Yesu Kristo. These men needed a new anointing. They needed a new anointing. Kuko Yesu bamubonaga nk'umugabo gusa. The new anointing of the Holy Spirit was for him to reveal who Jesus was to them, so that they stop seeing him as a fellow man and see him in another dimension. Niyo mpamvu ku murongo wa 11, umurongo wa 12, rire verset 12 s'il vous plaît, seulement. That is why verse 12 continues to explain. ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa data. Igihe cyose Yesu yamaranye n'aba bagabo yari ari kubategura. All the time he was with them, he was preparing them. Ariko Toma na Filipo ntibarumva neza Yesu. Aho bategurira naho bajyana naho ashaka kubasiga. But all the men he was with, these two could not understand anything. They were just in the crowd physically, but they could not understand the direction. Ngiye kuvuga amagambo ariko ntabakomeretse. I am going to say some words that may hurt you a bit. Hari ukuntu ababyeyi baha abana heritage. There is a way some parents give inheritance to their children. Noneho iyo bahaye imitungo ubushaka kugira ngo bitegure kuyibamo igihe uzaba utagihari. When you prepare inheritance or wealth for your children, you prepare them to take over from you during the time you are not there. Hano Yesu yashakaga gusigira intumwa heritage. This is the heritage that Jesus wanted to leave behind for the disciples. Ariko Filipo ntaramenya neza icyo azasigarana cya Yesu. But Philip and Thomas, they don't know what they will inherit from Jesus. Kandi Yesu igihe cyose yamaranye nabo yabateguraga kugira ngo bazasigare bakora ibyo yakoraga. Yet Jesus, all the time he spent with them, he was preparing them to stay behind, doing what he was doing and even more. None se Toma ko atazi Yesu? So if they don't understand him, none se Filipo ko atazi Yesu? Philip and Thomas, now that they don't understand Jesus and yet he's preparing to take over from him when he leaves, but they don't know him. Azasigara avuga ibya Yesu ariko Yesu atamurimo.
So when Jesus leaves, Thomas and Philip will stay behind talking about the story of Jesus, but Jesus will not be in him. kandi aravuga ngo nuba muri njye nanjye nzaba muri wowe, niko Yesu ababwira. But Jesus is convincing them, be in me and I will be in you. Hari igihe imitungo y'ababyeyi tumara kuyakira tukarya tukaryoherwa tukibagirwa ko ejo hazabaho tukayikoresha nabi. Sometimes some children receive an inheritance and then they eat and drink and they become merry and they forget that there is tomorrow. Ugasigara uvuga amateka ya papa wawe na mama wawe. And then when you are mafaranga yarashize. When you are eating and drinking and being happy, then you start talking about the life of your father. How your father was, and the story. You tell the story of your father. Iyo Yesu atagiye mu buzima bwawe, usigara uvuga inkuru za Yesu ariko utari muri Yesu. So when you don't draw your feet in your father and continue from where he stopped when he left his wealth with you, it's like the same way these people were going to stay behind talking about Jesus, but they were not continuing in the way he left behind for them. Ndagira ngo mbereke kugira ngo mubashe kumvira ijambo, soma ku murongo wa 11 nto babigusobanurira. The verse 11. No, ku murongo wa 10, pardon. For you to understand this better, you read verse 10 and 11. Umurongo wa 10 n'uwa 11 niho bagusobanurira inkuru zo reka manze muhasome munigwa mu byumva neza. Soma ku murongo wa 10 n'uwa 11. Ntiwizeye yuko ndi muri data. Ntiwizeye ko ndi muri data na data akaba ari muri nge. Amagambo mbabwira si nyavuga ku bwanjye, ahubwo data aguma muri nge, niwe ukora imirimo ye. Burekeye aho ngo aya magambo si nyavuga ku bwanjye, ngo ariko data akora imirimo ye. He says, these words I speak to you, they are not my own, but the Father works through me. Somera we 11. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri nge. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Imana idufashe. Reka mbabwire nubwo twarekera aha ngaha ibi birahagije. I'm telling you, even if we stop here, this is self-explanatory. Aha ngaha Yesu aracyasobanura neza. Because here, nimwizeye yuko ndi muri data, data nawe akaba ari muri nge. Because here Jesus is saying, don't you believe that I'm in the Father and the Father is in me? Amagambo mbabwira sa yanjye. When I speak to you, I don't speak of myself. Ndayababwira nk'intumwa iyatanga. Hano ufite yarashatse kuvuga ngo ibyo nkora si ibyanjye, ndakoreshwa. The words I speak to you and the works I don't do it on my own. I am being used by my Father. Ngo data aguma muri nge nanjye nkaguma muri we. The Father is in me and I am in the Father. Ariko Filipo ntabwo ari muri Yesu, na Toma ntabwo ari muri Yesu. Ubwo ari he? Bari he haba bagabo? But Philip and Thomas, they are not in Jesus, and Jesus wants them to be in him and he in them, just as he is in the Father and the Father is in him. Bazasigara bavuga amateka ya Yesu ariko batari muri Yesu. So like the child who is left the wealth that they don't know how to use, instead of drawing their feet into their fathers and continue the inheritance, they will stay behind talking about the story of Jesus, but Jesus will not be in them. Ingaruka zo kutamenya Yesu tuvuga amateka gusa. So the consequences of not having Jesus in us is just to tell his story. Iyo tumaze kurya heritage z'ababyeyi dusigara tuvuga ukuntu tuvuga ababyeyi gusa. Tumaze gucanganyukirwa. After you have eaten the wealth of your parents and not try to understand how that wealth was acquired so that you continue in that footage, you just stay behind talking about your parents, what they used to do, but what are you doing yourself?
hari abantu uzasanga batakaje akazi, Some people will lose their jobs. asigara kwereka amafoto ati dore amafoto nakoranaga na runaka muri biro, twabanaga muri iyi biro, dore nakoraga. And then they will tell you the stories of the job they used to do in the office, and they show you the photos. This is the office I used to be in, and this is the job I used to do. Izo ni complex. Izo ni complex. Yeah, that is complex. Thomas na Yesu and Jesus na Filipo and Philip, niba dahagarara muri Yesu Kristo neza, bazasigara bavuga ibitangaza Yesu yakoze agendana nabo gusa. Jesus' idea was for the disciples to stay behind and do what he was doing. But Thomas and Philip, if they don't be in Jesus, they will stay behind telling the stories, but they will not be doing the works that Jesus intended for them to do. Soma ku murongo wa 13. Verse 13. kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Ahangaha Yesu aracyakomeza neza kubasezeranya no kuvugana nabo. Here on this verse, Jesus is trying still trying to convince them and to talk to them and to promise them. Yesu icyo akiri gushaka kugira ni ukugira ngo babe muri we, bamwizereremo. Jesus' intention is for them to believe in him to the point of synchronized with him. I mean, being one with him. Him in them and them in him. Kuko ntacyo bazashobora gukora badafite Yesu. Because without him, they will not be able to do anything. Naho bazagera batagendanye na Yesu. There is no level they can attain without walking with Jesus. Nta buzima bwawe buzahinduka, heritage ya so nutayifata neza. If what your father has not left behind for you, if you don't look after it well, if you don't draw in his feet to do what he used to do, your life will not change. Azapfa nawe upfe mu bwonko. When your father dies and you don't know how to do what he used to do, you will be destroyed mentally because you will eat what he has left and then you become poor. Hano Yesu yagiraga kuko yabonaga ko Filipo na Toma hari byapfuye mu bwonko, hariho bitarakanguka muri bo. Here Jesus realized that the mind of Thomas and Philip was not awake yet. Ari kugerageza kubikangura. He's trying to awaken them. Kugira ngo naramuka agiye ntibazasigarana amateka, bazasigarana ubuzima bwa Kristo muri bo. So that when the time comes for him to depart from them, they will not be just left with the stories about him, but they will be left with his life in them. Ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye kizashoboka. And he told them that whatever you will ask for in my name, that will be done by my Father in heaven. It will be possible. Kuko ngo data yubahiriza ububasha bwe muri nge. Because the Father glorifies himself through me. Nongo Imana ntishobora gukora itanyuze muri Yesu Kristo. Ntibishoboka. Meaning that God does not do anything other than through Jesus Christ. Muri Yesu Kristo nimwe imbabazi zinyura. Through Jesus Christ we receive mercy. Muri Yesu Kristo niho twemerera ibyaha. Through Jesus Christ we are convicted of our sins. Muri Yesu Kristo niho dukirira. We are convinced of our sins, and through Jesus we are also delivered. Muri Yesu Kristo niho hari deliverance. Through him we are healed and we are delivered. Muri Yesu Kristo niho hari inzira itugeza mu ijuru. Through Jesus Christ there is a way that brings us to heaven. Twe kuvuga Yesu mu bitabo, tuvuge Yesu uri muri twe.
So let us not talk about Jesus who is in the books. Let us not just tell his stories, but let us talk about the Jesus that's in us that we understand and know. umwuka wa Yesu Kristo ni icyerekezo gishya. The Spirit of Jesus is a new direction for those who believe in Jesus. Hano ku murongo wa 14 nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Verse 14 explains that whatever you will ask for in my name, it will be done. I will do it. Ntabwo ari mu izina ry'Imana, ni mu izina rya Yesu. And not in the name of God, but in the name of Jesus. Kuko Yesu niwe uduhuza n'Imana. Because Jesus is the one who connects us to the Father. Niyo mpamvu jya wirinda cyane umuntu akubwira ngo nge nsenga Imana, nsenga Imana mbonera muri Yesu Kristo. That is why someone will tell you, I pray to God. Yes, you pray to God, but I pray to God through Jesus Christ. There is a difference. Ngiyi nzira ni Yesu. So Jesus is the way. Nta Yesu nta cyabaye. Without Jesus, nothing is done. Nta Yesu nta nzira ihari. Without Jesus, there is no way. Soma ku murongo, tugiye gusoma umurongo turangirizaho muri icyo gice n'ubundi turacyari muri icyo gice. In the same verse, we are still going to read only one verse and then we conclude. Dusome 23. Verse 23. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Uyu mugabo ndamukunda Yesu. I love this man Jesus. Ngo umuntu nankunda, He says, Jesus answered, azitondera amagambo yanjye. if a man loves me, he will keep my words. Filipo na Toma bagendanye na Yesu ariko amagambo ya Yesu ntiyari ari muri bo. Philip and Thomas walked with Jesus, but his words were not in him. They were hearing with one ear and they were going through the other one. Baragiye gusa babonye ibitangaza bikoreka. They could see the miracles, but they did not take time to understand what is going on and how and why. Ariko ubuzima bukora ibitangaza muri Yesu ni buri muri Filipo na Toma. But the life of miracles that worked through Jesus was not in Thomas and Philip. Somera 24. Verse 24. ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Amen. Ese Yesu byakubwiye ujye ubifataho seriye? Do you take seriously the words that Jesus speaks to you? None se nimba ubifataho seriye kucyugwa mu mitego ya Satani? So if you take Jesus' words seriously, why do you then fall into the traps of Satan? Nimba uri seriye kubera iki ushidikanya kuri Yesu? If you are serious about his words, why are you doubtful about him? Uwo ni Toma na Filipo? Are you Thomas and Philip? Cyangwa se uwo ni wowe nanjye? Or are you and me? Iyo dushidikanya kuri Yesu biragora kugendana nawe. When you are doubtful about Jesus, it becomes difficult for you to walk with him. Tubana nawe igihe ariko cyashira tugatakara. We walk with him for some time, but after another time, we fall apart because we do not understand the value of walking with him, because his words are not in us. The spirit in him is not the spirit in us. Niyo mpamvu tubona Toma na Filipo batakaye bari kumwe na Yesu. We find Thomas and Philip getting lost because they are not tangled with Jesus yet. They are not one with him. So it is easy for them to fall apart. Nimba hari umuntu wavuze amagambo menshi y'ubwenge ni Yesu. If there is one person who spoke many words of wisdom, is Jesus.
nimba hari umuntu wavuze amagambo kugira ngo abantu batekereze ni Yesu. If there is a man who spoke words of encouragement for people to think twice and change their ways, is Jesus. Yesu yabanye n'intumwa ntizamumenya. He lived with them, but they did not recognize him. Tubana n'Imana ntitubimenye. We live with God. He's near to us. He is among us, but we don't. Tugendana n'Imana ntitubimenye. We walk with God every day, but we are not aware of his presence. Imana irakora ariko ntitwumva. God is at work. He works every day, but we don't see his works. Tubona ingero nyinshi muri Bibiliya. There are so many examples in the Bible of his works and his ways. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bene data. Jesus is the way, the truth and life. Nimba utaramenya Yesu hari aho utaragera. If you don't know Jesus yet, there is a level you have not attained yet in him. Hari urwego utarinjiraho. There is a level you have not attained in him yet. Kandi hari etape utazageraho. And there is a level you will not reach that level if you don't take serious his words and keep them in you. Yesu niwe buzima bw'abakristo. Because Jesus is the life of the Christians, of believers. Yesu niwe mutwe w'umuryango wawe. Jesus is the head of your family. Iyo atabaye umutwe w'umuryango wawe ntushobora kubana na Yesu mu muryango. When Jesus is not the head of your family, you cannot live with him in that family, and that life does not actually have life when Jesus is not the head. Niwe mutwe w'akazi kawe ukora. Jesus is the head of your job. Iyo utabanye nawe nta sagesse ugira. When you don't have Jesus, you will not have wisdom in the job you are doing. Mu kazi barayajisa nk'abapagani nawe ukarayajisa nkabo. They will react as pagans to situations that will arise, and you will copy their ways and act like them. You will not be differentiated. Tugenda mu muhanda abantu bakarayajisa nk'abapagani natwe tukarayajisa rame mushozi. In the ways we walk in, people behave a certain way, and we find ourselves behaving like them. Kuko nta muyobozi Yesu kurimo. Because the leader, Jesus, who is supposed to lead you, is not within you. Iyo Yesu agutuyemo. But when Jesus is within you, hari amagambo ahinduka mu mitekerereze no mu mivugire. Your way of thinking and talking change. Imana itangira kugendana nawe nk'umuntu wambaye umubiri. Inyuze muri Yesu Kristo. God will walk with you through Jesus as if it is you become the flesh of God. He lives within you through Jesus Christ. Ukavuga nk'umuntu. You will talk like a man. Wuzuye ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Yesu Kristo. You will talk like a man who is filled with the grace of God through Jesus Christ. Amagambo y'Imana aguhindukira ubuzima bwo guhindura abandi bantu. The word of God within you becomes the kind of life that changes other people. Uhinduka uburyohe bw'ubuzima mu bantu. Your life and what comes out of you becomes the flavor that sweetens other people's lives around you. Mujya mwibaza impamvu Yesu yabaye mu bafarisayo. The reason Jesus lived in the Pharisees, imyaka 3 yose avuga ubutumwa muri bo. He was with them for 3 good years preaching the gospel. Ntago bamwemeraga. They did not believe him. Ariko ubumana bwari muri we. But the presence of God in him bwamuteye kwemerwa mu bafarisayo. Bakamwumva. The presence of God in him made the Pharisees to listen to him. Abamukundaga harabamukundaga kuko bamwumvishe batanamutekereza ariko bakamwumva bakamukurikira. Some got interested in his gospel, and they wanted to listen to him and follow him. Iyo tumaze kumenya urukundo rwa Yesu rugenda muri twe natwe tukagenda muri rwo.
When we understand by the grace of God, we come to understand about the love of God through Jesus Christ. That love stays within our hearts and ignites our hearts. Imana